Haleluya! Mfashe uyu mwanya nongera kubashimira mwebwe mwese dukorana iki kiganiro kandi mukunze kugikurikira. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese. Rero ni ikiganiro Itorero n'Umurimo w'Abizera, muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Rero nk'uko nabibabwiye, muri iki kiganiro ni igitabo nanditse, nyine nkita Itorero n'Umurimo w'Abizera, ariho twahereye ku gice kivuga ngo ibintu 9 bituma Imana byimira ubushake bw'Imana hagati muri twebwe, cyangwa bituma Imana idakorana natwe. Nyuma yaho nanone tubivuyemo tugera ku marembo 7 umukristo nyakuri agomba kunyuramo n'imyitwarire 21 yanyuranamo. Rero igice kindi turiho twavuga nk'icya gatatu, ari nacyo cya nyuma cy'iki gitabo, turimo turareba kuba umunyamuryango w'itorero icyo ari cyo. Rero intego y'iri somo ryo kuba umunyamuryango w'itorero nk'uko nabibabwiye, ni ukugira ngo umukristo arusheho kuba kwiyegurira Kristo n'itorero rye. Rero twarebye agakiza icyo ari cyo. Ubwo nyuma yo kureba mu gakiza icyo ari cyo, icya mbere twarebye mu ngingo rusange, ariho twasanzemo ibintu 4 twibaza ngo kuki ndiho uyu munsi, ikibazo kiri hehe, igisubizo ni ikihe, ese Imana irashaka ko nkora iki? Nibyo twasorejeho mu kiganiro giheruka. Uyu munsi rero turareba tukiri mu gakiza icyo Imana yagukoreye. Tugiye kureba ingingo yerekeranye n'umubatizo. Rero umubatizo kuri wo turi buze kurebaho kuki tugomba kubatizwa. Icyo ngicyo ni ikibazo turibaza uyu munsi, tugerageze kugishakira ibisubizo. Ariko tugiye ku gisubizo cya mbere, kuki tugomba kubatizwa, ni ugukurikiza urugero twashyiriweho na Yesu. Yesu ubwe nawe yarabatijwe, kandi Yesu niwe mwami n'umukiza wacu. Nimba Yesu yarabatijwe rero, natwe nta cyatubuza kubatizwa. Wibuke ya nkone y'umunyetiyopiya ubwo yari ihuye na Filipo, arimo kwisobanurira uwavugwaga muri Yesaya, kuko uwo nguwo yajyanywe nk'intama, ntiyabumburira akanwa ke abamwicaga. Filipo yaragiye aramusobanurira byinshi, amusobanurira kuko ari Yesu Kristo wazanye inkuru y'agakiza. Ariko bageze ku mazi, aravuga ngo none se ko tugeze ku mazi n'iki kimbuza kubatizwa? Aramubaza ati ese urizeye? Ati nizeye Yesu Kristo ko ari umwami n'umukiza wanjye. Arabatizwa. Rero reka dufungurire muri Matayo, mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko, igice cya mbere ku murongo wa 9. Haravuga ngo muri iyo minsi Yesu ava i Nazareti y'i Galilaya, araza abatizwa na Yohani muri Yorodani. Icyo ngicyo nicyo, ni kwimba Yesu yarabatijwe, natwe tugomba kugera ikirenge mu cye, tugomba gukorerwaho imihango. Cyokora ntabwo turi Abayuda, ntabwo turi Abayisiraheli, twebwe turi mu bwoko bw'abanyamahanga, twakijijwe n'ubuntu. Niyo mpamvu rero rimwe na rimwe wenda hari ibintu bimwe duhuriyeho bidashobora kubangamira imico yacu, bitari mu mihango n'imigenzo gakondo, ariko tugomba gukora natwe bigaragara kuko Yesu Kristo nawe yabikoreye. Reka turebe rero nanone iki turimo kubaza ngo icyo kibazo kuki tugomba kubatizwa. Icya mbere tubonye kuko ari ugukurikiza urugero twashyiriweho na Yesu. Icya kabiri ni ukubera ko Kristo Yesu abitegeka. Ntabwo ari negosiyasiyo, ntabwo ari ubushake bw'umuntu kuba atabatizwa cyangwa kuba yahitamo kubatizwa, ahubwo Yesu Kristo ubwe arabitegeka. Reka dusome muri Matayo ibice 28 ku murongo wa 19 kugeza ku wa 20. Haravuga ngo nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi.
ni ukuvuga iryo ni itegeko, kuko numara guhindura abantu abigishwa, abantu benshi nibatangira kugira inyota y'ijambo ry'Imana, kandi benshi bakava mu byaha, benshi bagatangira kumva hari intambwe bagomba gutera yo kugana Kristo, cyangwa yo kugera ku gihagararo gishyitse cya Kristo, aho ngaho bagomba kubatizwa. Rero ni itegeko Yesu yavuze ngo mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Niyo mpamvu rero kubatizwa, icyo kibazo cya kabiri cyabazaga ngo, ikibazo cya mbere cyabazaga ngo kuki tugomba kubatizwa, icya mbere twabonye kuko ari gukurikiza ibyo Yesu nawe yakoze. Icya kabiri tubonye ko ari itegeko ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nk'uko yabitegetse hano muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19 n'uwa 20. Icya gatatu wibajije dusubije ngo kuki tugomba kubatizwa, bigaragaza koko ko ndi umwizera. Ni ikintu mu buryo buri fizikali, mu buryo ubundi agakiza ntabwo kabasha kuboneshwa amaso. Agakiza n'umuntu ashobora kugenda mu nzira nijoro, wenda yari afite ingeso mbi cyangwa yari agize gute, agahura n'umuntu agahita yamwatuza, agahita yumva aratsinzwe, agasaba ko musengera akamwatuza agakiza, nawe n'umutima we akumva koko arakijijwe. Rero ibyo ngibyo nta wundi muntu wabimenya, nta nubwo mu rindi teraniro ry'abandi bera b'Imana cyangwa ry'abandi bakijijwe babasha kumenya ko nyira runaka cyangwa runaka yakijijwe. Niyo mpamvu atera intambwe igaragarira abantu bose, ivuga ngo dore narindi muri ibi ngibi, ariko none nteye intambwe yo kugana itsinda ry'abandi bantu babatijwe cyangwa bizera Kristo, bagakorerwaho ikimenyetso kigaragaza ko babatijwe. Ndagira ngo nongere nkwibutse mwene data, mushiki wanjye, kuko umubatizo si wo ukuraho ibyaha, ahubwo umubatizo ni declaration, ni uburyo bwawe bwo kumugaragara ugaragaza kuko wemeye Kristo, kandi n'abandi bose uberetse kuko uteye intambwe yo kwinjira mu bera ba Kristo, mu biyeguriye Kristo. Reka turebe rero hano rero bigaragara koko ndi umwizera. Dusomye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 18 ku murongo wa 8 haravuga ngo abantu benshi babyumvishe barizera barabatizwa. Ni ukuvuga iyo wizeye nta kindi gikurikiraho uretse kubatizwa. No mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 ku murongo wa 3 naho wabibona. Rero icyo kibazo cyo ndumva turangije kugisubiza, kubera iki ngomba kubatizwa. Icya mbere tubonye kuko ari gukurikiza ibyo Umwami wacu Yesu Kristo yakoze nawe. Icya kabiri tubonye kuko ari itegeko rya Kristo. Icya gatatu tubonye ko bigaragaza koko ndi umwizera. Noneho rero ukaba wakwibaza ikindi kibazo cya kabiri kivuga ngo kubatizwa bivuga iki? Icya mbere bigaragaza urupfu no kuzukana na Kristo. Ni ukuvuga ngo napfuye, iyo bakwibiza mu mazi bivuga ngo napfuye, ahanjye ha kera ntihakiriho, ibyaha bya kera ntibikiriho. Iyo wowe bakongera rero kukuzikura mu mazi, biravuga nanone nzukanye na Kristo n'ubugingo bwanjye, ndi icyaremwe gishya. Ntabwo ari ugupfa kwibiza gusa ngo ibyo ngibyo nta kintu kivuza. Ubatiza hari amagambo avuga, nayo tuzagenda tuyarebaho. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakore n'ibice 15 umurongo wa 3 n'uwa 4. Aravuga ngo Kristo yapfiriye ibyaha byacu, yarahambwe kandi azuka mu bapfuye. Natwe iyo tubatizwa tuba duhambanywe na Kristo, tukazukana nawe. Dusomye mu Bakolosayi ibice 2 umurongo wa 12 aravuga ngo kuko mwahambanywe nawe kubwo kubatizwa, kandi mu mubatizo nimwo mwazuranywe nawe. Ubwo twabatizwaga twahambanywe na Kristo. Ubwo nanone twabatizwaga mu kutukura mu mazi twazukanye na Kristo. Ahangaha tugiye kureba rero kuko bigaragaza urupfu no kuzuka kwa Kristo, hari agace kamwe twabasha guhita tufatiraho. Bigaragaza ubuzima bwanjye bushya nk'umukristo iyo nabatijwe.
ni ukuvuga ntarabatizwa mba nkiri mu ruvangitirane rwo kwemera n'ubuzima bwa kera. Rero iyo majije kubatizwa mba mpindutse icyaremwe gishya, mba ninjiye mu buzima bushya, mu itsinda rishya, mu muryango mushya w'abana b'Imana. Dusomye mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 17 haravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize dore byose biba bihindutse bishya. No mu Baroma 6:4 wasangamo amagambo nk'ayo. Biba bishize. Noneho kubatizwa hari ibintu bitatu bihinduraho. Icya mbere, kubatizwa ntibiguhindura umukristo, ahubwo bigaragaza ko wamaze kwizera, wakijijwe. Inshuti yanjye reka nongere nsubiremo aka kantu. Kubatizwa ntabwo ari byo biguhindura umukristo. Hari abantu benshi babatijwe ariko babasha guhakana ubukristo, bahakana n'imbaraga za Kristo. Rero kubatizwa ntabwo ari byo rero bihindura umuntu umukristo, ahubwo kubatizwa bigaragaza ko wamaze kwizera, wakijijwe. Ni ukuvuga ngo rero umuntu wizera kandi wakijijwe, nta kindi imbuto nizo zitangira kubigaragaza. Imbuto yera nizo zigaragaza. Rero ntabwo watera urugemwe uyu munsi ngo utangire urusoromeho imbuto, bifata igihe kugira ngo imbuto zongere zigaragare. Rero hari igihe abatizwa ariko nyuma y'igihe imbuto akera ibihuhwe, hari igihe abatizwa imbuto akera izisharira. Rero ntabwo kubatizwa ari byo biguhindura umukristo, ahubwo gusa ni ikimenyetso kigaragaza ko wamaze kwizera kandi wakijijwe. Hakabaho n'igihe rero kubera kuko atari byo biguhindura icyo, hari igihe nabyo birangira utabashije kuba umukristo cyangwa utabashije kwera imbuto. Kubatizwa ni kugukiza, keretse kwizera Kristo kwawe niko kugukiza. Ni ukuvuga kubatizwa ntabwo gukiza ibyaha, ntabwo kugira ngo yimbe umuntu abatijwe ntabwo bivuze kuko yakijijwe ibyaha, ahubwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe nibyo byonyine bishobora kugukiza ibyaha. Icya gatatu twavuga aha ngaha, kubatizwa ni nk'impeta y'ubukwe, ni ikimenyetso cyo hanze kigaragaza uburyo weguriye umutima wawe Imana. Ni ukuvuga ngo nk'uko abantu babiri bashakanye, umugore n'umugabo bambikana impeta, natwe rero iyo wiyeguriye Kristo, kubatizwa ni nk'impeta uba wambikanye na Kristo mu buryo bugaragara, buri wese akabona ko uri uwa Kristo kandi wamwiyeguriye. Rero nshuti yanjye, iki ngiki ni ikintu cyo kwitonderwa, ni ikintu buri wese abasha. Hari benshi babatijwe bakiri abana batoya, bakiri impinja, batazi ibyo barimo, ariko cyane cyane mu matorero ya giprotesitanti ho bemeza kuko umuntu abatizwa afite imyaka 11, kuko turagira ngo ngiye aho ngaho ku myaka 12 plutôt, ku myaka 12 ni ukuvuga ngo hari ikigero cy'umuntu uko agenda akura ava mu bwana agera mu bukure. Hari igihe ku myaka 7, haba no mu buryo bw'amategeko bigaragaza ko umuntu kuva ku munsi y'imyaka 7 kugera ku myaka 7 umuntu aba akiri umwana utaragira amahitamo, ariko iyo ageze ku myaka 7 abasha guhitamo, atangira guhitamo kuko bageze mu kigero cy'umwana mukuru. Rero ku myaka 12 noneho aba ashobora kuba yakwifatira umwanzuro, ahubwo ababyeyi bakaba babasha kumushyigikira mu myanzuro ye, cyangwa bagatangira kuba bamuyobora kugira ngo yimba yafashe imyanzuro itari myiza bamukosore. Rero niho hano usanga abenshi nanone mu buryo bw'umubiri, ku mukobwa ni umwangavu, ku muhungu ni ingimbe. Ni naho no mu buryo bw'umubiri hatangira kuboneka deformation. Aha ngaha rero niyo yakiriye agakiza akabatizwa, kubwo aba yabyihitiyemo ku bushake bwe. Reka rero iki kiganiro tube tugisubikiye aha ngaha, tuzakomeza ku cy'ubutaha, ariko noneho ndabifuriza kugira ibyiza byose. Mwari kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Ubuntu bw'Umwami Imana bubane namwe, imbaraga z'Umwami wacu zibabeho, igikundiro,
umwami Imana abahire mu mishinga yanyu, mu bikorwa byanyu, muri bizinesi murimo gukora, abahe igikundiro imbere y'abo mwashakanye, abahe igikundiro mu ngo zanyu, mu kazi, mwungukirwe mu byo mukora byose. Amahoro y'Imana basabe, ishimwe n'icyubahiro bibye none n'iteka ryose. Amina.